Okay, ibyerekeranye no gukina amafilimi byo kuva na mbere hose ni ibintu niyumvagamo, ni ibintu nakundaga, ni ibintu nabonaga nshoboye kurusha ibindi pe. So ibintu byo gukina amafilimi byo narabikundaga, numvaga ari ibintu byanjye. Byanga byakunda, numvaga ngomba kubijyamo uko byagenda kose. Ni icyo byansaba. Urumva? So ibijyanye n'ubuMC byo tukiraho kuri movie tutarajya ku MC kurasimbutse. Turashaka kugira ngo ubijyemo. Yes, reka manze basuze rero bakunzi ba Beriki TV, mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo. Reka nsuhuze ba diaspora muri rusange ndetse abantu bari yara mu Faransa, reka manze babwira ati yambo. Aha rero turi kumwe n'umwe mu bakobwa afite ibintu byinshi akorana mu gihugu cy'u Rwanda, n'umwe mu ba MC hano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeye, n'umwe mu ba director camera live TV bakomeye cyane, n'umwe mu ba actrice muri movie nyarwanda. Akora ibintu byinshi, n'umwe mu bantu tumaranye igihe kinini cyane muri showbiz nyarwanda, ariko uyu munsi yavuze ati ndashaka kubanza nkakorera kuri Beriki TV. Reka tumwikaze rero kuri Beriki TV abanza suhuza abantu badukurikiranye. Murakoze. Meze bite? Turi kumwe nande harya? Teddy. MC Teddy. MC Teddy. Kwamamagara Teddy. Byajya mu by'ubuMC ukambwira MC Teddy. Fata mikoro neza yacu utayimena. Teddy bimeze bite? Urasa neza? Murakoze. Sa neza cyangwa nawe umeze nk'abakobwa be? Indese. Yewe wapi mwana byihorere. Umunabi no. Kandi mbibona. Urayibona gute se? Nkunze. Barira nawe umwanya ngenda ufite. Yes, Teddy. Ikiganiro cyacu ni true story. Gutela story cyangwa se ikintu kiba cyarakubayeho mu buzima. Kuba twaganira se Teddy, ikintu kiba shobora kuba cyarakubayeho nka story yawe ni iyihe wowe muri career yawe urimo, wenda ibyo usanzwe ukora uhuriye hehe nabyo na story yawe? Okay, story yanjye rero siko story akurongerejwe. Kuvuga gake? Amuhe muzima se? Uyibabwira ni MC Teddy. Okay. Story njye mfite story nyinshi pe. Nkiziyeze. Ni nyinshi koko ni nyinshi. Ndashaka tuganire imwe muri story yakubabaje. Ni nyinshi ariko ni izanjye nyine. Nyine ndashaka kutubwire imwe muri story yakubabaje muri zo. Story yambabaje? Yes. Ni y'ubuzima, none se ubuzima buri hanze ngaho ubona tuganirira. Nazo kutuganira hari ikibazo. Twese live kutuganirira tu. Oya, tuvuge bimwe. Bimwe bikenewe. Okay, bikenewe ngibyo byo kuvuga ngo story ngo ibintu byababaje umuntu. Uzi ibintu byatubabaje hanze aha. Ni nk'ibihe? Nakayabo kabyo ko. Bababajwe n'ibihe muri rusange. Kuri umukameraman mwiza. Ukaba uri umudirector, amafaranga warayamaze muri showbiz nyarwanda we ngo. Narayamaze ahubwo mu makazi. Wakabuze se? Ubwo mu makazi abantu mu makazi pe. Baguha kahe kazi? Ako kazi ko. Ese niki cyakuvanye muri filime nyarwanda ra? Nago nabivuyemo. None kuki utakibikora se byagenze gute? Ubu noneho ndaje ahubwo mu. Biravuga ko muri filime nyarwanda nta n'amafaranga arimo. Wowe uri kujya he? Cyangwa warayabonye uhungira mu buMC? Amafaranga se iyo ukoze ibintu byiza amafaranga urayabona. Umaze kubaka inzozi zingahe? Ngewe se. Igihe wakiniye movie? Igihe wakiniye film? Wabyihoreye. Nazo. Wayashize heze? Cyangwa nawe yigiriye Dubai nka bakobwa? Oya. Yarutse gukubona uva muri Kenya. Warayoye amafaranga urazura yarye wenyine? Nayo. Kugira ngo winjire muri ibi bintu bya cinema, winjire muri ibintu bya director live kuri televiziyo, byari byagenze gute? Nibyo dushakana no utuganirireho ku buryo n'abandi bakobwa bashobora kuboneraho gutinyuka kujya muri mu myuga yose irimo gutinyuka kuba MC. Niyo story dushaka ko utuganirizaho kuri story yawe. Urugendo wafashe kugira ngo ujye muri ibi bintu ubikore, ujye muri cinema nyarwanda, ujye ku directinga abanyamakuru kuri televiziyo. Bivuze ngo ufite tuzi nka dutatu dufite aho duhuriye na showbiz. Ibi bintu waba warabitangiye gute? Niyo true story dushaka yawe, wabitekereje gute kugezana n'ubu aho usigaye ubikora bikugaburira? Okay, ibyerekeranye no gukina amafilimi byo kuva na mbere hose ni ibintu niyumvagamo, ni ibintu nakundaga, ni ibintu nabonaga nshoboye kurusha ibindi pe. So ibintu byo gukina amafilimi
byo narabikundaga numvaga ari ibintu byanjye byanga byakunda numvaga ngomba kubijyamo uko byagenda kose nicyo byansaba urumva so ibijyanye n'ubu MC byo tukiraho kuri movie tutarajya ku MC kurasimbutse turashaka kugira ngo ubijyemo byagenze gute urugendo byagufashe kugira ngo ujye muri movie nyarwanda ni cyo kintu byagusabye kugira ngo byinjiremo niziye mbogamizi wahuye nazo utuntu nk'utwo nitwo dushaka no tuganire kuri cinema turava kuri cinema tujya kuri ubu MC kuburi director live TV kumva ko wajye imbere umunyamakuru kwa directing ari utuzi twose ufatanyije turashaka no ku rugendo rwa cinema imbogamizi wahuye nazo kugira ngo ubijyemo ibyakugoye. Okay, ingorane zo ziba nyinshi kuko hari igihe uhura n'umuntu ari umukinnyi wa filimi urumva akakubwira nyine wenda mukamenyana gutyo bisanzwe akakubwira ati rero nyine ubu bizi ko ari umukinnyi wa filimi ukamubwira ati se buriya hari uburyo nabona nanjye ko biriya bintu mbikunda n'ibiki we ubwe agahita akwizeza ibitangaza wenda nta n'ubushobozi afite cyane cyane byagiye biba ku bantu b'abakobwa benshi agahura wenda nk'umuntu tuzi nyine ukina amafilimi uri mu mafilimi yubatse izina wenda ari nk'umugabo cyangwa ari umusore akakubwira nyine buryo ki azakwinjiza muri ibyo bintu ugasanga we nyine ni ibindi bintu agiye kukwinjizamo ahubwo bitandukanye n'ibi n'uyizunguza ntituri bukumve wenda uyifata ugutu. Nuko rero imbogamizi z'umuntu ahura nazo ntabwo uzabura ni nyinshi umuntu ahura nazo. Mu guhura nazo iyo true story yawe noneho ibyakugoyemo noneho kugira ngo winjiremo ukine scene za mbere byagusabye iki nkago kwinjira muri cinema nyarwanda ari ibintu byoroshye. Nabanjije gukinana n'abantu nyine bamwe na bamwe nabo bataragira izina so turakora bamwe na bamwe tugenda tunashwana bamwe na bamwe bagenda banabihagarika babivamo. Mwapfaga ikizi nawe ibyo urabizi nyine dushaka ikintu reka uvugisha ukuri ku buryo ahangaha uri hari abantu benshi uri kubimburira kugira ngo batinyuke cyangwa se bamenye n'imbogamizi z'ibyo wahuye nabyo. Hari abantu rero hanze aha bafite inda nini koko turashaka icyo rero mukorana mugakorana ibintu nyine mukavuga ati wenda igihe nikigera cyo kugira ngo amafaranga aboneke nibwo tuzatangira kubona inyungu y'ibyo dukora. Icyo gihe rero iyo ibintu byose bitari ibyawe cyangwa atari wowe nyangamugayo ufite iyo projet hari igihe uba wahuye nyine n'umuntu utari uwanyawe wo gukorana nawe bikagenda nabi. Ibyo ni ibintu nyine bibaho kenshi n'abantu barabizi ko bibaho. So rero shangiye ni byinshi nahuye nabyo hari nk'umuntu twahuye w'umukinnyi wa filimi hano tuzi rumva arambwira ati biriya bintu urabikunda atukunda gukina amafilimi uba wumva ushoboye ngenza kugezeyo nawe ndashoboye kabisa mba mbyiyumvamo nawe ati ndajyamo tu wari uvuze ati mpuye n'amahirwe kabisa. Noneho kubuzi ko ari icyamamare nduzi ko ari icyamamare uvuga ni uyu ubwo nahuye nawe afite n'abakunzi benshi ubizi ukavuga ati uyu ubwo nahuye nawe ko bizagenda kose nzagafata ubwo noneho nawe abinyemereye ari umuntu w'umugabo byanga byakunda zarinda ijambo nk'umuntu w'umugabo. Sasa rero nyuma wenda njye nk'uwo twahuye twarahuye tukajya tuvugana rimwe hari n'igihe icyo gihe nabaga i Rwamagana ndatega nyine nje ngo duhure nawe ambwira ko agiye kumuza n'abantu nyine bandi nsanga n'ubundi nyine niwe unyeneye tu. warateze uva i Rwamagana uzi Kigali muri sinema nyarwanda narinje kugira ngo kuri gahunda ye. Yes mpageze rero nsanga ibyo amamagariye ndakeka mbona ntago ari byo hari binzanye turahura tumajije guhura turaganira ambwira nyine uburyo azamfashamo arambwira ati ubu mfite kuguhuza n'abandi dukorana ndavuga ati kabisa nabangize amahirwe. Ubwo uwo munsi nari nateze nza kumureba uturutse Rwamagana. Yes icyo gihe n'ahantu twahuriye hari mu kabari
turasangira angurira aravuga ati fata icyo kunywa ndagifata nawe afata icyo kunywa turaganira ndamubwira ati ariko njyewe mfite ibindi bintu nshaka kujyamo tuganire kuri icyo kintu nimba hari abo muze nabo nkomeze mfite gahunda nyinshi zindi zo kujyamo aba arisajije ngo gahunda nyinshi ngo wowe ngo ndi kuguha amahirwe ngo n'iki ngo wangize ukambwira gahunda nyinshi ariko nanjye ntabwo ayo mahirwe nayanze birangira uwo munsi ndaguma arambwira ati ndi kubabwira ngo baze n'ibiki nimba yaratekerezaga ko ubwo mvuye mu ntara wenda nta bundi buryo agomba kuninza paka ndangije birangira mbonye ari iby'amayoga gusa birangira mubwira ati mfite gahunda ndagiye abarambwira ati oya wowe nugira ikibazo yego nimba nubwo ugiye gutaha mu ntara ibyo nta kibazo kirimo twebwe iwacu ni hanini abantu waryama uravuga ati kamba yaka i Kigali rero ati iwacu ni hanini waza ukaryama niyo ubu hari ibintu barimo ejo twakomeza wenda tugiye nimba ngo no gushutinga nimba ari no kujya uraryama mu rugo iwe hari abandi mwari muri kumwe se basi icyo gihe wavuze ati ubwo hari abandi baharaye reka nanjye nje kuharyama ntari nanahazi isa ubwo mwanya wo kumenya ko hari abandi bivuze ngo uwo munsi ntabwo wigeze ushutinga se ahubwo naje gukina filime naje wari umuhuza naje ari umuhuza wari waje guhura nawe rero nsanga ahubwo we yashakaga ko nihuza nawe ndamubwira rero numva bijemo ibintu birebire ndamubwira ati ese ko yarakubwiye ngo urare bafite uburiri bunini ubwo buriri iyo ugenda ukaryama ahubwo mu gitondo ukabyuka ujya gushutinga ariko ubwo ndwana n'iki no kugira ngo wowe ntago wabyumva wowe guteze uzi gutega ukava mu ntara waretse n'akazi wari ufite ukaza uje kureba umuntu ngo aje kuguhuza n'abantu bandi bakorana ugasanga ntago wowe wabyumva iyo nzu yabagamo abantu benshi cyangwa yari umuntu ntago twari turi mu rugo twari turi ahantu mu kabari ariko barakuba ariko umbwira ko twatahana nkarara iwe hanyuma mu gitondo hanyuma ejo mukabyuka mujya muri nkajya guhura n'abo bantu kubera ko yambwiraga ko impamvu tutahuye ari ukubera akazi bafite kenshi nyine batari kubona uko baza nyine ubwo bwari bwanyiriyeho ndamubwira ati wapi ntabwo byakunda rero ntabwo byakunda aba ararakaye noneho umuntu ufite amakangato aba harakara no gutaraye mu rugo se ubwo yari yawubariye avuga ati avuye Rwamagana oya yambwiye se ngo namutesheje igihe kubera ko utarayiwe oya kubera ko ngo twicaranye ngo twicaranye ngo turatindana ngo nawe ngo yarategereje abo bantu ngo ariko ngo nawe ngo yari afite ibindi bintu yari kujyemo ndamureba mubwiza ukuri ndamubwira ati umva rero mubwire ikigaragara cyo ndabona ibyanzanye atari byo ndabona byanze atari byo mbona bigamijwe kabisa akikubwira ngo mutayi wese utekereza iki ahita ambwira umva ngo icyo mpfa rero ngo n'abana nkamwe ngo muteshe igihe icyo gihe wari ufite imyaka ingahe mwana umuntu ari kubafasha aciyeho igihe aciyeho iminsi kabisa aciyeho imyaka ingahe 2019 so rero ni byinshi umuntu ahura nabyo turashaka nyine icyo gihe uruba urugezeho waratashye uwo munsi wararaye byagenze gute bikomeye ndagenda amahirwe nk'ayo ngayo njyewe y'umuntu unyereka ko ari we shuwa ya nyuma mfite no wapi wafashe nk'abo ntabwo njya nk'abo wahise ufata akamoto uritahira nahise nkubwira ati bayi ndatashye aranonganya aranuka koko abizanamo imijinya ndamubwira ati ndamwihora nyine ndagenda abanyandikiye mesaje arambwira ngo rero ngo sawa ngo ntuzongere kumpamagara ngo umbwira ko unyeneyeho ubufasha ngo kandi umuntu ajya kuguha ngo ubufasha ngo ukabwirengeshwa nanjye ndamwandikira ndamubwira ati sawa nyine birangira gutyo nyine warabamuraje wari ufite nk'imyaka ingahe tuvuge ko ari ubwa mbere yari aburaye noneho ndashaka urumva ko ibyo byakubayeho ubwo urumva waragukatiye kugira ngo noneho winjire muri sinema buryo byari byagenze gute
hano urumva uwo yagukatiye wa mbere amahirwe urayabuze kuko wanze kujya kumuraza mu rugo iwe kugira ngo noneho winjire utangire gukina seni za mbere ujye kuri seti gukina ibyo ntabyo byari byagenze. Hari n'ahantu nagiye njya gukora casting hamwe na hamwe nyine na umva ni birebire pe ni byinshi ni byinshi nyine ndashaka aho ngaho urumva agiye gukora casting wastashirwa magana. Hari ahantu hambere nagiye gukora casting ndatsinda banshyira muri groupe y'abantu bazakina iyo projet nimba yarapfuye sinzi ukuntu byagenze tuguma muri groupe turategereza turaheba ndongera hari umushuti wanjye mfite ukina muri Seburikoko arongera ambwira ahandi hantu nyine hari bube casting naho irapfa njyayo uranayitsinda ndego cyane ntabwo wari ufite ubwoba bwa zambogamizi n'ubundi wari ufite bwa oya zo nazo na casting isubwo umuntu yajya kukuzanaho sababu aguhamagara ngo umva ngo ngwino ngo njye kuguhuza na ba runaka ngo ngwino njye kuguzana na ba runaka icyo gihe barabandikira bakababwira aho muhurira nimba ari akazi mukagatangira nuko bigenda biba bigenze uko sasa hanyuma sizo casting nto gukina winjiye none muri sinema neza urumva icyo gihe barakwirukanye none winjiyemo neza muri sinema winjiyemo bigusabye imbaraga none zindi zingana iki kuwa mbere yaragukatiye ngerega nari nifitemo kuba ndi umukinnyi mwiza wa filime wumva uri umukinnyi nari mbyifitemo kabisa ku buryo n'umuntu wese yambwiraga akambwira ati kora ibi hari nk'abantu noneho twagiye duhura tugahura nyine namubwiye uko bimeze tukimara guhura kanyicaza agahita ambwira ngo kora ibi n'ibi nyine akambwira uko nakitinga nkabikora akabona ndabishoboye. Ni umuntu umwe twahuye nyine abinyinjizamo neza. Uraze ikintu ubona urafatishije ntabwo yakubwiye ngo nako nafatishije we ntabwo byagenze nka wa wundi se ngo rara ejo tuzashutinga oya abantu se zarara zanyu ariko zareka kubwira hano hanze hari ikibugu cyizi umuntu igera kubwiye ngo rara none icyo kibuga nicyo kurara kugira ngo bicemo ese niba yarabonaga ijoro ryawe ryije akavuga ntireho kugira ngo rero utahe rara hano mu gitondo turabyuka tujya gushutinga ibyo ngiye simbikozwe kuki suta mfite imyumvire mibi ubwo ngo aha reka tuve kuri sinema wenda ho hari ako wamaze kubona nibyo wabonyemo winjiye mu MC urugendo rw'ubu MC noneho byagusabye imbaraga zingana iki reka ngubwira iyo wamajije kubona ikintu ukabona abagikora urumva nanone ukagikunda hari ikintu ureba nawe ugahita ubona ko ari cyo cyawe urumva nabyo nyine ko ari ukugerageza kwagushakisha ubuzima ukava muri ukajya muri ukava muri ukajya muri urumva ubwo nabyo byaje gutyo nyine numva ndabikunze ndakeka kandi nawe ubiziho hanyuma ubijyamo ndakeka ubiziho kabisa ubiziho ubijyamo njye narashaje rega mwana nabivuye ura narashaje mwuka warabuze udufaranga twarabonetse sha urabihamya neza amafaranga yarabonetse nawe ufite imyuga irenga 5 hanyuma ubu yamusitureke abakobwa bacyo ushobora gusanga bari kwiga ubu director camera muri televiziyo imbere live apana YouTube ibi bintu wabitekereje gute kumva ko wabifatanya kuko niba uri kubyiga uri gushutinga filimi ari kudirectinga amashusho y'abanyamakuru wabitekereje gute urumva deja ngewe urumva izo domaine zose ni ibintu nyine ngemba numva niyumvamo urumva kubyiga nabyo rero numvaga ngomba kubyiga pe kuko narabikundaga na mbere hose n'ahantu henshi nagiye ngerageza nyine kujya gukina amafilime wenda bikananga urumva ntago nyine nacitse intege naravuze ati paka urumva ko ari byo bintu nyine mba numva nyine byiza kuri njye hanyuma ikindi kintu ushobora kubwira abana b'abakobwa ni iki ushobora kubwira abana b'abakobwa bahora bitinya ku mwuga wabo cyangwa nabo bazajye mu gusura abandi nimwitinye mwa bakobwa mwe mbabwiza ukuri ahako mfite amakuru ngo Profete yari inshuti yawe hari umuntu ejo yamuhaye amakuru atari kuyu mukobwa uzi ko muzi uzi ko uyu mukobwa yakundanye na Profete mbabarira umpizo nkuru ndarengana
izo nkuru ko tuzifite nazo ni ibihuha. Mwagiye mwemera ibyo mukora muri showbiz? Ni ibihuha. Tuzayavumbura nushaka ko yahishe ko na profete yagaragaye. Aha, ni ibihuha ibyo ngibyo kabisa. Hanyuma ikintu ushobora kubwira abana b'abakobwa bashobora kwitinya mu mirimo runaka ni nk'ikihe kugira ngo banatinyuke n'abadukurikiranye kuri BRK TV? Umva, ikintu cya mbere nyine bagomba gutinyuka kuko nyine pe hari ibintu byinshi dukora ukavunika koko, ukavunika ukaryama unaniwe wiriwe ukora ukagira ute, ariko nyine ibyo wakoze ntibigaragare. Sasa rero nyine n'ubundi kugira ngo uzagere ku byo uvunikira nyine bisaba gukora cyane. Ikintu icyo ari cyo cyose wumva ushoboye uba ugomba kugikorana umwete kandi ukagikora nta kurambirwa. Urumva, ukagikora nta kurambirwa. Jya nibuka tugicuruza nka caguwa. Warayicuruje mwana bayifanya akazi ubaza nka madedere wo muri Seburikoko. Ukuntu igihe cyageze usora, urumva, utanga imisoro, ufite iseta wishyura, ariko ukajya kumva udukuru dukeya ngo abayobozi ngo baje nko mu isoko, mukazinga ibintu byose mukabika. Urumva, uwo munsi mukirirwa mutakoze. Wenda ukazinga nk'imyenda ukava nko mu isoko rimwe, wenda hari ukuntu amasoko arema nyine ahantu hatandukanye. Ukazinga ukavuga ati ejo nzarema isoko runaka. Wagera mu nzira bakabafata bakababaza amafagitire, mukavuga ati nyine mukerekana fagitire za mangazi, bakabaga ati reka iyi ni caguwa, bakayora byose.